kumfasha umulejande cyangwa se hamwe n'umusore cyangwa se cyangwa icyo ushaka kuvuga n'umujene ukizamuka muri iyo segment twafashe cyangwa se icyo gice cy'ubuzima twafashe nk'uko mwabibonye mwatangiye mubibona turi mu gice cya théâtre cyangwa se ikinamico zakozwe n'abantu benshi n'imyandikire n'ibitoreze n'ibintu byinshi cyane bigize bihurizwa hamwe kugira ngo umukino tugereho ufite ireme kandi ufite impact cyangwa se ufite icyo uhindura ku buzima bwacu societe tubayeho uyu munsi none rero nongeye kubaha ikaze umusore uri buryo bwanjye umusore Kagame n'umubyeyi umusaza Nyabyenda Narcisse twongeye kubaha ikaze umusaza mperuka kera cyane muzee Bravo. hanyuma rero mbere yuko nza kuguha umwanya ngo ugire ikintu ubaza ngenda banza kubibariza utubazo dutoya ndahera ku mubyeyi umusaza umutoza wakinnyi watoje abakinnyi bakomeye harimo babandi twumvaga barimo n'abahanzi ba Sebanana Bamukandengwa Tanaze abaganize rifaze abo bose twakuze tumva ari abastari twifuza no kubabona bamwe twagize amahirwe kubabona ariko we ubu ngeragize amahirwe kwicara nawe ndi umuntu ukomeye cyane hanyuma icyo nashaka kukubaza iyo uhuye n'abantu nkatwe twakuze tubumva tubishimira bamwe twigira ku birenge byanyu nk'uyu musore Kagame akwigiraho byinshi kwandika gukina cyangwa se gutoza ukumva hari abantu babifitiye urwo rukundo uyu munsi wa none bakiri batoya bashaka kukwigiraho wumva umerewe ute icyo ni ikibazo cyiza cyane urakoze kuba ubinyibukije nk'ubu ngubu dufite federasiyo ikora ikinamico mu Rwanda iyo federasiyo yahujwe na Minisiteri y'Umuco ku bantu bandika ikinamico ariko cyane cyane ni urubyiruko nk'uyu nguyu Justine nawe kandi ntugire ngo iyo bafashe ikaramu biba byiza nakomeza uriya mukino afite ndumva ko ushobora kubona uyu mukino urabona ko naje mwitwaje ndabona waje witwaje naje mwitwaje ingobyi y'umuco n'umukino twafatanyije umusaza witwa ingobyi y'umuco umukino niwo witwa ingobyi y'umuco wafatanyije n'umusaza n'undi muvandimwe witwa Faustin Havugimana yego twarafatanyije twawanditse wari n'igihe ni gahunda y'ururimi ku munsi mukuru w'ururimi n'umuco ururimi kavukire ku rurimi kavukire twawanditse kandi twanawukinnye ntabwo wanyuze ku maradiyo twawukinnye mu ruhame kuri stade ndumva ari agakino keza abantu baragashimye kandi no muri iyo myandikire hari aho yagiye avoma mu nganzo nanjye nari mfite mu kuvoma mu nganzo icyo nshaka kuvuga ni uko yarebye ukuntu umuntu atangira umukino burya harimo abantu bandika ikinamico agahita agenda agahita yandika ntabwo ari byo nagira ngo wenda ako kantu wenda tugatangirireho ugomba kureba utese icyo bampaye kwandikaho ni igiki temu cyangwa icyo bita temu cyangwa topic kuri topic ugiye kwandikaho ni iyi urandika gute kugira ngo umukino uzaryohera abandi nuko uwo mukino ugira intrigue niba udafite intrigue mu mukino wawe ntaza kuza kuba conflit ayo intrigue ni ikimuze kugira ngo nanjye nzabibonere ikinyarwanda ahantu ushingiye aho umukino ushingiye urashaka kuvuga iki ya nyigisho ushaka gutanga urayitanga ute ukurikije kugira ngo kitaba ikiganiro kuko harimo abantu benshi bakunda kubyitiranya agafata ikaramu akandika ati ndangije kwandika ikinamico kandi hari ibintu byangombwa kugira ngo byerekane koko yuko wanditse ikinamico kanaka wo bita acteur principal wa wundi umukino ushingiyeho arakora iki biramugendekera bite ari kumwe n'abandi muri uwo mukino baje gukora iki bapfana iki muri uwo mukino kugira ngo uwo mukino ukuryohere nk'uko nabivugaga umuntu uri kumva yiryamiye ahantu nk'aho navuze nko mu Bugarama aze kumva yuko koko yuko wagiye mu nganzo kujya mu nganzo rero nkunda kubivuga
kujya mu nganzo ushaka kwandika neza urabisaba ubisaba nde ubisaba Uwiteka nk'uko Salomoni muri Bibiliya yasabye Uwiteka ati yewe mu bwenge bwo gutegeka umuryango wampaye kuyobora na hariya rero uba ushaka gusaba message ngiye gutanga ikinamico ngiye kwandika abantu bazayibone kuko bazumva ko yuko ntanditse ibintu natoraguye munoze mu gifaransa bavuga ko uwo mukino wakoze gutyo utabanje kujya mu nganzo baba bakoze plagiat wagiye gutira mu dukino tw'abandi witira mu dukino tw'abandi wowe genda ahawe noneho kandi nanone iyo wandika neza wandika wifashije cyane mu kinyarwanda twe dufite amahirwe yo kugira imigani migufi iyo wandika ufite imigani migufi nk'iki gitabo kirimo imigani migufi 4,600 cyitwa Proverbe du Rwanda imigani migufi nyarwanda cyanditswe n'umuzungu n'umunyarwanda bari abaprofeseri bafatanyije kugira ngo we ajye abisemo bivuga mu gifaransa mu kinyarwanda undabisobanure mu gifaransa ku buryo rero iyo wandika ufite iyo migani bituma noneho ahantu wagomba kuvuga amagambo arambuye maremare noneho ubihina ugashyiramo umugani ariko icyo gihe niyo wandikira abantu bize les intellectuels iyo wandikira les intellectuels biramushimisha iyo ari kumva umukino nk'uwo nguwo urimo utugani nk'utwo biramushimisha ariko cyane cyane n'abanyarwanda nabo kuko baba ari ikinyarwanda cyabo iyo wumvise aravuga ati bitandukanye n'ukuntu yewe numvise umukino wa kanaka cyangwa n'umukino wa kanaka byumvikana ko iyo wandika uzi icyo ugiye gukora kuko yuko message ahantu uza kuza kuyitanga urayitanga ute uratangirira hehe abantu barakurikirana bate wa wundi wamukinnyi umukino wawe ushingiyeho niba ugiye kugira uduce 5 cyangwa 6 yagombye nabura kuza mu duce 4 kugira ngo wa wundi umukurikiye noneho biramugendekera gute biraza gusoza gute iyo gituma agomeza agatega amatwi biraza kumugendekera gute nawe ugiye uteranya utuntu ntabwo uba ari umukino icyo gihe ni utuntu wateranyije ntabwo uba ari umukino wagiye gutoragura hanyuma rero gusa icyo namubaza nk'ikibazo kimwe yenda mwampaye amahirwe y'ibibazo bibiri ikindi ndaza kuza kukimubaza namubaza ngo iyo arebye imiterere y'ikinamico y'uyu munsi sibyo tujya twicara akanjura kuko nanjye mfite itorero ikinamico inatambuka kuri radiyo imwe muri iki gihugu itambuka buri wa mbere na buri wa kane ajya amamagara akambwira atari ibintu mukina bite ko ntarumva binkurura kimwe aricyo namubaza ngo ese imiterere y'ikinamico y'icyo gihe umuntu yumvaga ntashake kureka n'imiterere y'ikinamico y'uyu munsi mu by'ukuri ni iki dukwiriye gukora kugira ngo dusigasire ayo mateka y'umwimerere ikinamico y'umwimerere icyo uri kumubaza ni ikihe kibura mu birungo ni iki kibura mu byo dufite uyu munsi twagombye kongeramo kugira ngo ikinamico ibe ifite ireme dukomeze dusigasire umwimerere w'ikinamico urakoze cyane wigira ubwoba ngo nta reme ririmo natwe uko twatangiye umva ababyeyi ariko uko bameze ntagahita gukura wigira ubwoba ngo nta reme ririmo ahubwo icyo nakongeraho iyo wavuga uti nabura amahugurwa ku bantu abantu b'inararibonye bagiye bagira imikino nk'iyo ngiyo abagiye bandika nka Bambonimana Silas azi kwandika ikinamico azi kuzitoza nk'abandi uwo navuze we ni pastor ntabwo yakongera yarambwiye ngo kereka yanditse kuri Bibiliya Antoine pastor ni umuhanga hari abantu benshi ntahita ndondora muri aka kanya ariko twe gufatanya ibihe tugezemo twabyandikaga turi mu kinyejana cya 20 none ubu ngubu turi mu kinyejana cya 21 kandi iyo irihuta cyane ifite umuvuduko muzarebe nk'umuntu arandika none hasigaye mwandikira mu ntuze muri computer uhita iyo utayijyana ku isoko usanga abandi bagutanze igitekerezo cyawe bashobora kuba bakijyanye cyangwa niba hari isoko uyijyanamo ugasanga twe twategerezaga amezi 3 cyangwa 4 warayishyize mu kabati ukongera ukayisoma ariko ubu ngubu noneho ntabwo bategereza icyo gihe kereka ahubwo igihe ikintu nakongeraho nuko
mwakwishyira hamwe wowe n'igihe umukino twawukoze iminsi 2 gusa twabikoze iminsi 2 gusa ariko uri umuntu umwe ntabwo umukino ukora iminsi 2 ariko iyo mwishyize hamwe bivuze kanaka ntutinye yuko kanaka gukosora iyo utinye ko kanaka gukosora ntabwo wandika neza iyo menye ko iyo bakujora kanaka ziriya za sene yazanditse nabi ubwo bifite aho naho bihuriye n'umugani baca ngo inkingi imwe ntiyubaka inzu cyangwa igiti rwose ni nk'aho ngaho nyine ni nk'aho mu gihe kubera ko nyine turi mu gihe cyihuta muri iki gihe cyihuta mwagombye abakiri batoya mwagombye gufatanya nk'uko natanga nk'urugero kera muri Grace Seminary y'Inyakibanda bandikiraga hamwe bafataga yenda nk'igitekerezo cya kanaka akaba yazanye scenario ariko bakandikira hamwe abakameya Andrea bize muri za 58 bari abantu babanditse bazi kwandika ikinamico abita ntuza Bwejanga bate baruhara cyanyiko bari abantu b'abahanga hari nk'aba Chrysostome witwaga Sabimana Jean Chrysostome yari umuntu w'umuhanga uzi kwandika ubu nyine we yajyaga yenda akajya mu ishambure yakandika ariko ubwo muri iki gihe kubera ko byihuta mwagombye nkuko ufite itorero mwagombye kujya ufata kanakazi kwandika mukifatanya muri batatu gafata umuntu wandika mwebwe mukazana ibitekerezo nka kwa kundi twabyanditse birya birihutisha kandi ntibivuna ubundi kwandika ikinamico biravuna kuko ushobora no gukanguka nijoro mu masaha 8 mu masaha ugakanguka ukaba wakandika kugira ngo cya gitekerezo cyawe kitagenda ikaramu ikabiri hari n'agapapuro ari ukandika ku buryo yenda wo mubana muhuza mu cyumba kuvuga ati se umusazi ibintu muri gukora n'ibiki gatuma umuntu atisinzirira ngo uri kwandika burandika ibikize ariko ubu ngubu rero iyo wagiye muri iyo ngazo nk'uko nabivugaga ntabwo wifuza yuko igitekerezo cyawe kizasohoka nabi rero kugira ngo noneho mujye mwemera kanaka uzi kuko kwazi kwandika gukosore we guhita usohoye umukino wawe ngo ujyanye hariya kandi ayo masomo twarayahawe ni kenshi twagiye twicara nawe ukagenda umugura ukagenda ugira nk'ubu tujya twicara nk'umukino nk'iyo twabonye nk'umukino wanditse tukicara tukawujora ujya ukunda gukoresha imvugo nk'iyo twabaga turi hamwe mwana wanjye mujye mwicara mujore ikintu ntimugapfe gufata ibintu ngo urundi hari ujye mwicara mu biseseme ni nkaho waba ubahaye uburozi ngo ni ikinamico bazaniye kandi baha ikinamico yakosowe inyure mu bantu bazi gukosora inyure muri iryo torero ryawe bundi gituma ubona indamutsa bazi no gukina n'abenshi rimwe twakoreshaga kuri indamutsa sinaryo ryabanje mbere niryo ryatangiye kandi no mu ndi muri abo ngabo baritangiranye kandi wowe waratozaga ukanakina ukanandika ariko cyane gutoza editing yawo noneho gutoza nyine icyo gihe tumaze guhura na Hatare Augustin wambwiye ati ndabikwekuye byose ujye ubikora natangiye nyine kujya bikora byose ariko ubundi natangiye mfata amajwi gusa kuko inyinshi wumva narazifashe amajwi izindi yenda nyuma yaho narazitoje nkabona hari nk'amakinamico arenga nka 300 cyangwa 400 nashobora kuba narakozemo yo muri Oremforo urumva ko ari igihe kirekire cyo kwandika n'igihe cyo kuzijora wa mugani iyo utayishyize hariya ngo uyishyire hasi uyirebe burya ntabwo uri gutanga ikinamico yenda wigeze no kubikomoza uravuga ngo twebwe twabitangiye mu kinyejana cya 20 uyu munsi tugeze mu kinyejana cya 20 kandi kihuta cyane noneho dufata iryo zina rivuga ngo ni ikinamico ushingiye kuri iryo zina y'iki kintu twaganiriyeho uyu munsi wa none hanyuma twaboneye izina ryitwaga théâtre ubundi yitwaga théâtre tuyishakira izina ryitwa ariko numva ari umuntu wari ushobora kuba wararibonye numva twaranahuye ni Gasimba wabonye iryo zina yego hanyuma nkabaza ikibazo kivuga ngo uyu munsi ikinamico ntigiye kutunanira urusobe rw'ubuzima abantu bari mu uyu munsi wa none ujye mu rubyiruko ujye mu basaza badashaka no gusaza yenda simbizi hari uwo mwicara akavuga uragita umusaza nkari kuki urumva ujye mu bana batoya usange ubwo buzima noneho
kandi ni isi irimo yirukanka cyane ubu ikinamico niza kuza kutunanira tuzigisha nde tureke nde ushingiye ku mibereho yanyu n'imibereho y'uyu munsi turakora iki tugira inama nkatwe noneho bari ikinamico dukora iki reka nkugire inama ntangiye ku mukino wa Perpetua mu Kahigiro yanditse ikinamico yitwa ngo n'ubuzima ni ikinamico ubu buzima tunyuramo ni ikinamico nuko ahubwo wowe w'umuhanga uzi kubyandika ukora inyigisho unyuze mu ikinamico ariko ibi byose ni ubuzima n'ubu hano turi n'ubu ngubu nyine umuntu yaza bari abantu bari gukora iki kandi yenda uri gushakisha ukuntu wajya ukosora umuryango nyarwanda unyuze muri icyo kiganiro yenda akantu gatoya nakongeraho ni uko twajya tumenya kubitandukanya hari imikino myinshi wumva idafite isura nziza y'ikinamico koko nk'uko bavuga ko ari ikinamico niba hatarimo conflict niba hatarimo iyo intrigue ntabwo iba yanditse nk'ikinamico kiba ari ikiganiro wanditse yenda cyigisha ariko wikita emera ubyite ko ari ikiganiro niba wumva bya bindi bigize ikinamico nk'uko abagereki babitangiye bandika ntuzaba imikino y'ikinamico nibo batangiye muri 525 mbere ya Yezu nibo batangiye gukina ntuza teatre nibo byatangira n'abandi bose bagiye barebera kuri bariya abantu bigisha bari abamoriyere b'abafaransa abenshi barebeye kuri abo bagereki nibo bahanga reka niyongeze mbabarira n'akantu gato cyane agakerejejwe muzeyi ko njya kugusaba kiriya gitekerezo cy'uko naza tukicarana nta kandi kazi tukabana mu rugo mwemerera dukure hehe tuvome he dore murimo murasaza murabyina muvamo ubu buzima uyu munsi mfite amahirwe turimo turaganira igihe nzaba ntakikubona ni iki kizajya kinganiriza mu mwanya wawe ibitabo birahari umuntu yazajya ashingiraho tubaye abandi ese nasaba natwemera tukagirana amahugurwa y'igihe kirambye tubisabe na minispoc bifite mu nshingano cyangwa rarike inteko nyarwanda y'ururimi mudufashe niba kandi bitanahari we aduhe umusaza tubwira ati ngewe nsoma ibi ngibi bimeze gutya turakora iki dupfe dupfuke bigende kuko mu bigaragara nuko wowe usoma ibitabo n'ayo mateka utubwiye yaho teatre yatangiriye nuko bisaba ko wasoma kuganira cyane n'abasaza hanyuma utubwire nyine iyo soko yaho biva ni ikibazo gikomeye cyakora ndagisubiza gatoya mfatiye kuri Bibiliya nkange wo sengera muri Kiliziya Gatolika w'umukirisitu ntabwo iyo uri umukirisitu ntugomba kwiganyiriza kwigisha abandi rwose ni n'inshingano z'umukirisitu ntukiganyirize kwigisha abantu umuntu uza gusanga ashaka kugira ngo umwigishe kuki wowe Imana yaguhaye izo mpano kuki wowe utaziha ku bandi ari nk'abantu bashaka kugira ayo mahugurwa bagakora iyo organisation nanjye bantumiye ibyo nzi naza tukabisangiza wowe ntabwo ubisaba igihe uzazira mu rugo hose cyangwa naho duhuye hose wowe ntabwo wakwiriye gukomanga kuko ibyo nzi rwose nifuza ko ariko natwe ikindi gihe tuzagukeneraho ibindi natwe tuzaza oya nta kibazo rwose kandi mwese bikwereka ko nta kibazo hanyuma ibyo bitabo bya soko wowe ni ibihe bitabo wowe usoma cyane iyihe watubwira uti hari ibitabo bimeze gutya namwe mwazajya hari icyo watweretse cya proverbe di Rwanda cyangwa se imigani nyarwanda rimwe na rimwe bayica ntituyumve ndazana no gukomerezaho urangiza kutubwira iryo soko hari ikibazo cyane manza kubaza mwembi mukaza kukisubiza kijyanye n'umuco umuco ni ikintu kinini cyane ariko ndafata elema imwe cyangwa se agace gato kuko kagize umuco k'ingenzi aribwo rurimi hari ukuntu cyangwa ubanza usubiza icyo cy'ibitabo ngiye ko ndaza kukarangiza kugira ngo iby'ibitabo numva yenda nagwa nk'iki ngiki igitabo cyitwa Anthologie de la littérature rwandaise moderne Anthologie de la littérature rwandaise Anthologie de la littérature rwandaise moderne iki gitabo cyanditswe n'abaprofeseri bo muri Université i Butare ariko banditsemo abantu bahuye nabo bandika ikinamico nanjye baje kundeba ubu nanjye ndimo muri iki gitabo harimo umukino nanditse
sindakura mu ruge n'umukino nanditse naje no kuwukoraho ka filime kawo ndagafite ariko ntabwo abenshi bari bawubona kandi ndakubwira ngo hari byinshi nzagukura rwose noneho burya ibitabo byinshi kubibona ntabwo byoroshye kuko nababwiraga ko nta nzu dufite icuruza ibitabo nk'ibyo ngibyo byandika ikinamico ahubwo kumenya gusoma kumenya kuba itorero rya kanaka ninde wandika imikino ye ibiri hehe ibiri mu itorero rye byo nyine bigusaba kujya mu itorero ryayo kugira ngo nabura ngo usome ndumva nta muntu wakwangira gusoma nk'ubu ngubu jewe narabikundaga kugira ngo nanjye nkunde ikinamico hari nk'umukino wanditswe n'umuntu wo muri Kongo yawukinnye wenyine umara amasaha 2 ari umwe akakina wenyine ni umugabo wakinaga ku gihe cy'ubukoroni ari umuboyi w'umuzungu yari umuboyi w'umuzungu uwo mukino witwa la balle dondinga iyo usoma ikibazo naho umuntu ayisoma naho umuntu ayibona aho yikura ntahahari rero uretse ko jewe nagiraga amahirwe nabonaga imikino abafaransa bakoreshaga muri mwaka bakoreshaga amarushanwa y'abantu bo muri Afurika bandika imikino na Afurika na Pacifique Caraïbe bandikaga imikino yatsinze bakazayinyuza ku maradiyo imyinshi rero narayisomaga ariko ubu ngubu nta hantu ubu ngubu wayibona ariko mugerageze abantu bafite amatorero nibajije ikibazo niba nta umuntu yayikura ubwo ntibizagera igihe kandi nakubwiye wowe ku gihe cyabo urumva mu gihe cyacu ibyo twita hard copy niba cyaje kimugeraho n'ahandi hantu afite ariko uyu munsi dufite internet zavugaga ibyo byose ndibaza ko twakoze cyane kiriya gihe nta bibazo bari bafite by'ururimi kuba audience yabo kimwe wahereye uvuga ngo ubanza kumenya ni bantu turi kwandikira n'aba intellectuel cyangwa n'abantu village rural abo bantu mwebwe iyo mwandika uyu munsi ndahera kuri wowe icyo kibazo muhura nacyo kuko uyu munsi urubyiruko no mu cyaro rwose ikinyarwanda cyacu ni gikeya reka musubize mwandi magambo ntabwo kimbitse ntabwo kizimije kuko hari ibintu buba amagambo bakoreshaga nkawe nari nanze w'ingero uyu munsi twebwe tutabasha kumva tudashobora kumva kandi koko nibyo ikinyarwanda kirimo imibare myinshi umusaza arahari araza kuza kumfasha ariko ku bintu bijyanye na théâtre n'imyandikire n'ururimi kurukoresha nk'uko turimo turukoresha twafashe ikiganiro tukaba turimo tuganira tugenda duhahana amagambo dusangira duhuza ibitekerezo muri ubwo buryo byo biraza kuza gutandukana kuko yenda mu myandikire ho biterwa n'insanganyamatsiko ufite uyu munsi ushobora kwicara nkavuga ngo reka twandike ikinamico ikosora urubyiruko kunyuza mu mvugo zabo icyo gihe icyo ndi bukore ndaza kuza kwitiza za mvugo urubyiruko rukoresha yego ushobora kubwira urumva mba ninjiye mu kintu cy'ubuhanzi mba natangiye guhanga mba natangiye guhimba kugira ngo habeho gukosora imbaga nyamwinshi y'abantu bazatega amatwi izo nyigisho zirimo zitambuka zinyuze mu ikinamico bakoze icyegeranyo bavuga ko nko mu myaka 100 iri imbere n'ikinyarwanda gishobora kuba kibagiranye bitewe n'umuvuduko w'ukuntu indimi zirimo zigenda zikinjiramo yego mu myaka 100 iri imbere buri kinyarwanda uzaba bafite izo mpungenge nibwo rero habayeho ibiganiro byinshi batangira bicamo no mu itangazamakuru bagenda bavuga bati se koko nibyo kinyarwanda kizageza muri iyo myaka minispoc icyo gihe yabivuzeho ari Larike yabivuzeho benshi babigiye babiganiraho ntekereza rero ko ari ibintu bitagendeye aho gusa ahubwo bikwiriye gushakirwa umuti nyuma yaho muri icyo gihe bagiye bagaragaza na bamwe mu bantu bakuze cyangwa n'abandi mu ngeri nyinshi zitandukanye bagenda babagaragaza baravugaga mu gihe ari imbere y'imbaga arimo atanga ikiganiro bakagenda bagaragaza nawe ubwabo bagenda bavangavangamo izo ndimi bazivangavanga so izo mpungenge rero ntabwo twareka kuzigira ariko mana reka nukuri reka mbabwire babyeyi mugufashe urakoze cyane hanyuma hari ikibazo wambajije ngo sindakura mu ruge niba ubona
umuheto urabubona, hari uruti, hari na rugonze kuriya, none bakabaho n'iriya njishi, none iyo watamitsemo umwambi ari nk'abantu bagiye guhiga, urabona nk'abantu bagiye guhiga akavumbura nk'isha cyangwa akavumbura nk'akandi gasimba, noneho mwebwe mukoresha nyine iyo miheto, mugenzi wawe aravuga ati ngiyo ndayivumbuye sha, aramusubiza ati sindakura mu ruge sha, sindakura mu ruge, ni ukuvuga ko watamitse niza kukugeraho nujya kubona itangiye gusimbuka urahita uza kuza kuwurekera. cyangwa se urarasa. Noneho rero icyatumye nandika uwo mukino, naravuze ubwo mvuye ahantu bari bafite inganzo mu ikinamico kuri radiyo Rwanda, kuko zabaga zihari buri munsi, ari izandikwa ari n'izisomwa. Noneho njye naravuze nawanditse maze kuva kuri radiyo Rwanda, ndavuga nti umukino ngomba kuwitira izina mbona nanjye ryamfasha, nanjye sindakura mu gihe ndacyandika ndacyatoza. Ako kantu rero wakagenderaho uvuga uti nk'uko mwavuga ngo ikinyarwanda wajya ukiga ute, ni ukukiga gute. Ariko njye narabibonye byaratangiye mu myaka mitoya, mfite akana kakuzukuru kiga mu mwaka wa 4 wa primaire, batangiye kwiga imigani nakoretse ya Simoni Bizimana Simoni, babyanditse mu kinyarwanda, yitwa Bizimana Simoni, yafatanyije n'uwitwa Pierre Crepo wandikaga mu Gifaransa. Noneho iyo usoma ugiye kwandikira nyine abo bantu bageze mu ishuri, ugomba kureba ninandika amagambo gusa nk'ayo ngayo asanzwe nk'utuganira, nta mugani n'umwe urimo, azavuga ko jewe amagambo aremereye arimo ahamwe wazumbaza ngo mvome mu nganzo. Niyo nayo ni inganzo nagiye kuvomamo ya kanaka, nifashishije igitabo cya kanaka, none nanjye ndi kwigisha, nk'uko mwatangiye kuvuga imikino ya mbere yagiye hita kuri radiyo Rwanda, ukuntu yari yanditse byari bibajijwe kuvanga indimi. Nk'umuntu witwaga Pore Muswayire yari muri Geneva nabivuzeho, iyo yabonaga hari ikintu wahizemwo kitari ikinyarwanda, yahitaga ashyira aho ngaho nyine, niyo yagomba guha kuri 20 akaguha 5 cyangwa 3. None mukibaza ukuntu muza kuza muri jero uzi ko umukino ari mwiza, ariko Maregere ko yabazemo ariko avuga ati ni umukino uza kuza kunyura kuri radiyo Rwanda, ntimugomba kuvanga indimi kugira ngo bumve ko turi ku muco nyarwanda, turi gukina mu rurimi rwacu, atari indimi twatiye ahandi. Urumva rero mwigira impungenge, ubwo yenda leta izakomeza ibishyiremo imbaraga, n'abana biga ikinyarwanda najye kwandika kuko yandika mu kinyarwanda, ibivanga ndimi uzandike, uzahuza kuza gukina kuri scene mu bantu, mu banyeshuri muri kumwe, ariko uzi ko bizahita kuri radiyo y'igihugu. Mugerageze kuwandika mu kinyarwanda cyacu kugira ngo abo bana ni ikintu gikomeye no kwitonda. Rero murakoze cyane kuba natwe ku kiganiro, turabashimiye namwe ndakoze. Uyu we tuba turi kumwe buri gihe. Nanjye rwose ni hasa. Twongeye kubashimira cyane kubana natwe, muri abantu b'abasaza, muri abantu b'abagabo sana. Ni inkunga ikaze muba mudukorera, muba muri kutuvangira irangi, ni umuti. Hanyuma rero ndabashimiye cyane byimazeyo, ariko cyane ndashimira umusaza Nyabyenda Narcisse. Ni umuntu bigoye kubona, muzabazi, ni ibintu bigoye kabisa kumubona, ni ibintu ni by'agaciro. Rero turamushimira cyane ko yemeye guca bugufi agakorana natwe mu kiganiro, agahura n'umwana muto ukizamuka. Nawe mbonereho umwanya kumushimira cyane. Kagame ni umuntu umusaza wemeye guca bugufi kandi wemeye kwigira ku birenge by'umuntu umusaza nka Nyabyenda Narcisse. Ni umuntu twese twakuze twumva. Hanyuma rero mwese kabisa nakagombye kubakomera amashyi, ariko ndabashimiye cyane. Ndashimira rero cyane nanone equipe technique tuba turi kumwe kugira ngo aya mashusho meza, amajwi meza, ikiganiro kiza nk'iki ngiki gitunganye neza, kibagereho neza, nta makosa arimo.